wowe uri kunyumva cyangwa ntabwo unyumva toka numenaho n'icyayi toka mbaba uri imbere yanjye birageze ni karibu hano ni iwacu yego mahurira birageze mu rugo wahageze wahabonye nabonye rwose mabuja ibiki urumva nabonye ari ahantu heza cyane kabisa none se uje kureba ahantu heza cyangwa uje kureba akazi ni akazi ahangaha rero najya nkubwire ko ubuzima bwaho butagoye buroroshye n'ubishaka buzakorohera hano tugira umwana umwe witwa Simbi hari n'abandi bana ariko abo ngabo bose sinkubwiye ngo bishoboka bajye barya rimwe ku munsi ahubwo abantu barya rimwe ku munsi ni inyamaswa ariko uzi ikikuzanye yego mabuja hasoni nta nubwo ugomba kunsubiza amagambo arenze ugomba kumva ibyo nkubwiye akaba ari byo ukora urabona ngo inyamaswa si ibyo ngibyo bikuye ugomba kugendera ku mategeko yanjye niba wumva ubishoboye niba wumva utabishoboye kandi aho uti aho waturutse ntabwo hazi akazi ndagashobora rwose hasoni umwana umwe ni Simbi abandi ntabwo nzi aho baturutse nanjye nabonye bari aho ngaho uretse umuntu yajya kugufasha akagufasha ubuzima bwawe bwose ubwo rero uko nguko niko nkubwiye ngwino renge kukwereka aho uzajya aho ubika ibintu byawe naho uzajya urara yego mabuja uri he kubona abapaturo barushya abantu ngo turamwera ubu kugitegura hano muri salo si byari byoroshye era hanze mugati bishya nandazi wa Yeah. batatu uko byahageze kare ndeba nawe cyane cyacu kiratwica
Nese simbi byagenze bite? None uracyari mu bitaro? Ntabwo mbizi nta yandi makuru ndabona. Ese ubundi burayabaye iki? Kuba yariye uburozi, ngo yanywe uburozi none barimo kudushinja ngo nitwe Ubuki? Uburozi? Usiko, usikira kankana nde? Mukire mwaramutse. Mwaramutse. Mwebwe. Imuti icunga. Nuko muri kumwa no kurya n'impuhwe zanjye. Ariko abo karaza gucikira. Uriya mwana aragira icyaba mwese abandi. Akunda karwe naje ko nese kongo yamaye uburozi kandi ko seba. Cyangwa muhanuzi. Ndabona mwabigezeho. Ngo bimanuke se. Yego sema, ndabona umeze neza na musaza wawe. Ayo musaza. Mba ndumvishe ngo nyakwigendera ngo shere bamuteye inda. Oya buriya mba negetse birabimba nabirengeje ingoyi. Utabirenze ingohe se? Buriya akamubwira. Yitwaza ngo uburebure se nibwo bukora muri Kigali. Numvise ngo yari yaragiye kurambikaho utuntu. Ngafite ngo fresh. Ahubwo amakuru mfite ngo cyakujejeho ngo kirarangiza. Noneho undi nawe ngazanga tera inda vuba ngo ite yinjira. Oye. Fo kizagitereta nyine batera inda. Kandi abatipe bo muri Kigali urumva ukuntu bameze. Baramutenda ngo shango nyakwigendera kahari kizarera iriya nda. Hari ukundi bizagenda. Nicyo kigomba kuyirera. Ibyo bintu araza kubiganira yaje. Ahubwo kibabaza. Kikirombe angahe ya. Ku isoko. Umuntu w'umugabo utanga 300 ku kantu. Sasa kumwe itabe ayo mafaranga nari nkwaye ni menshi cyane. Itabi nawe Meze bito musa. Gisanze turi kukivuga. Ese muri mu bicya. Muri kuvuga ibiki? Turi kuganira k'ababyeyi. Agaki. Nase nyakwigendera ko bamutanze mu kinani. Inde wagiye. Barayifashe. Uko irimo. Iyi. Kuzapfa vuba. Nizere ko mwamvugaga ibintu bizima. Ibintu bizima se byahesha ko bagutanze umubyizi. Bande bananze umubyizi se. Mayo sigira botike. Botike. Ibyo bya botike bije gute noneho? Wese uzajya ushora inwere. Mwese mwe muracuruza? Ubwire. Hari bakagabo bacuruza. Bakagabo. Akayi kagabo. Kagabo niwe wateye indashiri wawe. Nyuma yo kushaka kunyambura umwuzukuru wanjye ndabona nanjye mushaka kumunkurikiza. Ariko ko so kurya muramunga. Aho mwahereye murakegeta koko. Musubiza aho ngaho ko n'umwuzukuru wanjye hari ntabwo ari kurya. Nta soni. Wese byo ufite nibiki. Ariko ko ndeba wajuje muko. Arateta adateta. Adateta. Wageze mu rwishe nyirarwo rero. Ndi mwana ko ntaho hari ko atabasha kubirya akabirya. Ese niyo mutinyutse kwicara imbere yanjye mwumva nta nisoni mufite. Ese uri gwandika mu biki? Yakubundi ubu mufitanye na musaza wawe bwo buteye bica. Ese bundi ko njya mbakeka amababa. Ndanabareba mukashisha shizwa hangaha kuko n'umwuzukuru wanjye ntari kurya. Kandi kuba atari kurya ubifitemo uruhare. Ese ni nyoko wabatumye? Muzabikora kugeza ryarize. Uyu munsi biragize niwe ngiye kugerekana nawe. Nta soni. Ubwo mwebwe iyo byonyine no kwa mwicaye imbere yanjye. Mwebwe mukwiye kwicara imbere yanjye. Mwebwe muri kizira kuri nge. Na birageze nta bwenge. Birageze se ubwenge afite n'ubuye. Ariko birageze yaje gukorera amafaranga. Ariko birageze natemera kugendera ku mategeko yanjye. Ndamusohora hinjira undi. Je mfite amafaranga yanjye kandi amafaranga yawe aguha icyo ushaka, aguha icyo udafite. Ku buryo ubu ngubu naba ngabo. Nimugumya kunyitwaraho gutya ndayabatangaho.
murajya kuryama haryamye nta soni gusa murirebeshwa mute ubundi mwihesuriye abazanye bagira isoni se nta soni bagira bazikura hese ko baje mu rwishe nyirarwo agiye coco mbese ubwo ninde wamuteye indara kagabo twamubwiye kagabo abafite botike abafite inkwi barya ibiki ngo barya ibihiye akoze cyane mbese ako kagabo murakazi shajya utereta ibindi byorere naguze no kurongora amajoro twaraye twerekeza ku mashuri bamuteye inda ariko muzi yuko rukumva nanjye najyaga mbona afite agasesemi aho gase nsigaye umuntu atakirya mayoneze ntabwo akimpamagara aguhamagara sorry ugira botike kumbi abafite za butike bamukoreye ibyinare gerageza ushinge butike abafite ibishoro bazajya barangura uriya rukobwa buriya ruba rumbabaye shawe mba mbona nabyawe kanigendere nanjye wanjye ngiye gushaka nanjye nzaruve buriya ntabwo muba muzi agahinda mu ntege oya mbabara ako gahinda nawe uzagahera oya ntacyo agahinda neza kintu wambwira ako kagabo umva usigara umbwira ako kagabo ako kagabo Jesse Kandera buriya azi ko yayiguteye umwana bateye azi ko yateye uriya mukobwa inda ariko reka nkubwire ikintu gitoya uriya ntuzasarira umurimo utabizi uko bari kumunga bakegeta wagira ngo ni umuswa watugendereye uriya mwana aragira ikintu n'iki na kimwe si babizi se baramukurikiye ndamubakurikiza cyane we wagikoshwa we ndakwereka uko nza kukugira yagira agasuzuguro ntajya avuga ni nyina rwavuga se rwavuga ko ari nyina yari ubwitonzi ndabona atameze nk'inzara ko kireba urabona rureba gutya yagira ngo ni umwana we nturi umwana uri umwicanyi uri umugome muri wowe ariko ubu ndaje mbagireyo ndaje mbahagurukire mbereke ko ubugome burutana ubu mbese mumenye ngo mwamvumbuye ndaje mbavumbukane hahandi muzibaza ikipe mwakinnye nayo iyo ariyo kakahongo ko rwanwa rumwe wagira ngo ni urw'intunguru nta nubwo mwebwe nkwiye kwicarana namwe ku meza ubu mwebwe nicaranye namwe ku meza gute sa nk'umubarizwa ntabwo muhazi erega aho umubarizwa ntabwo muhazi muri tuwarete umwe akora amasuku hanyuma undi afate ikiroso cya tuwarete yozemo muri tuwarete imbere sinze kugira akantu gatoya numva k'umwuka akavamo urumva arani ubundi uri kunyumva uri kunyumva cyangwa ntabwo unyumva toka nyuma naho ni icyayi toka mbaba uri imbere yanjye aho mubarizwa ntabwo muhazi ubundi mwebwe mukwiye kuza imbere yanjye